Jessica soka. Jessica nakusoka. Wallahi mudasoka mu rugo. Soka mwe. Igiye na Jessica. Soka. Soka. Ndakuretse nyine uransura unjyana. Jessica. Akubundi kuki abagabo mwese muri kimwe? Ubu uri kumva ushaka kwihagiraho ugahaga ku mafuti wakoze kugira ngo ukunde umugabo. Nibyo uri kubwira gute? Ntabwo soka James, ntabwo nshobora gusohoka muri uru rugo. Hejuru y'amafuti yose wakoze nka kwihanganira. Wishyuza indaya usora indi, winjiza indaya usora indi, mesaje za buri nijoro hejuru y'abakobwa. Mwihangana kugira ngo nubake. Warangiza ukamwanga. Uragira ngo njembeho nk'ifungwa nta muntu usuhuza, nta muntu uvugisha, niyo nzavugisha gute? Nkeneye kunguka mu buzima. Nta muntu usuhuza, nta muntu uvugisha. Hanyuma se kuki utagira inshuti z'abahungu cyangwa abagabo? Hejuru urebwe bungeze. Sohoka! Haguruka usohokere mu rugo. Urukundo. Nagisinziraga mu magambo agasakuza induru yawe, inzu wayitera amabati aba yavuyeho nako utagize. Inzu yawe ntabwo imaze gusaza ariko induru yawe. Toka! James. Ukurira ndetse. Niba ugeze kuko aho utinyuka ukankubita. Ubundi ntacyo nyiramira. Yihanganiye buri kimwe. Nta kindi nabonaga ni agahinda n'amarira ya buri nijoro. Niba ugeze kuko aho utinyuka ukankubita. Sohoka. Nta kindi ntegereje James. Wikwirirwa wirushye. Wikwirirwa usohora mbwira ngo usohoke. Kamfata imyenda yanjye. Ati bikapu byawe usohoka. Ntabwo induru yawe. Ntakibona ibitotsi mu gitondo fujo wa saa sita fujo ntabwo ibiryo bikigera ku mubiri sinyibyo nk'abandi bagabo ubwanga sinyibwo ugashira ngo uveho ukeneye ibiryo birenze se abakobwa wirirwa urya buri munsi shenyo James Jessica mba uruvira ngaha mbareka birakikubona ukuntu nongera kubona aha ngaha biraza kuba bibi hejuru y'amasezerano wamaye mumbye mumura amaso urakikubona hano ugomba kunkunda ukanyitaho utazanca inyuma utazambabaza niba unyituye mwitura iki bajya mwitura unyituye kunsohora nk'ikigoryi hano ondoka Imana izabikwereka nani mrangizi urukumva n'isura yawe nzahise usibye na nimero byiza ubona ko winjiza indaya isimburanye izindi Bienvenue à la maison. Donc là, je suis venu chez vous pour voir Camille Wanyu. Maze imyaka nk'itanu. Ubu ntabwo ndi kubyumva neza kandi bicara aha. Ntabwo ndi kubyumva. Oya, feel free kuko izi ntebe ubu ngubu ni izawe. Dushe, toilette, ibikoni, amarido, itanda, imikeka, ibikombe, buri kimwe cyose gifite uburenganzira. Ikirenze icyo ngicyo nanjye. Ijana ku ijana. Samples. Ni ukuri reka mubwire. Ndagusezeranya ko nzakubitira Jessica. Ibyo atakoze byose. Binamugarura aho ndashaka kumva amatwi yanjye. Nzabikora. Ariko ntabwo uzi ikintu ndi gukunda. Ubu nanjye ndi kumva nishimye. Ntabwo nabyumvaga neza ko byabaho. Ariko kuba wamwirukanye mara ndumva nishimye no mu mutima wanjye unezerewe. So bimbwiye. Riga uri umunyabwenge buriya. Najyaga mbura ahantu mera mwiruka ndaheraye koko. Gatekereza bikanga kuko agapurani wambwiye. Naje bitangashira mu buryo. Ukuntu yagiye ko nwegera. Urabona Imana izamana gute? Ndi gushaka kuzana umutima w'urugo rwanyu. Nubwo kiragiye bitashoboraga gukunda. Ariko ubu ngubu mana wumve ngo buri kintu cyose kigira igihe ubu nicyo giye kugira ngo ubone itandukanye ry'urukundo. Wowe uruta ibintu byose biba ku isi. Wow, urakoze cyane. None wowe uri inzozi n'utanye inzozi zanjye ukanazisoza. Wow, humura n'ukuri. Uzwi umutekerejeho mpitamo n'ibihumbi 100 ku kanya. Simenya ahantu umukiriya turusha agahita amezi 100. Umva nanjye nzakora buri kimwe, nzakora umugore mwiza humura. Rwose. Mu magambo make yawe urubukire bwanjye. Abagore batera umwaka n'abagore batera umugisha. Uriya usumu ngo winje mu nzu. Ndahita nyigura ngore ni ya kabiri ni ya gatatu. Wow, tuzabasire n'ukuri. Ariko shaho useka neza. Urakoze. Kutuma numva mbyibushye.
urakoze rwose. Tuma umutima ubyibuha. Ndeba mu maso ariko. Ndimo ndakureba. Uri kunkanurira ndeba. Ndi kukureba. Ndeba icyoroshye. Ndi kureba. Cyoroshye. Ndi gikomeye. No ngira mwereke. Kubera kuntu rero nakubwiye ngo uze ukahita uza witeguye. Tugiye gusohoka njya kugurira inkoko. Cyangwa ugure dendo wayimara. Oya, urambuye. Nimba utarya ntabwo ndi umugore utarya. Ahubwo tugende. Nimba utarya ubwo uzanyikisha inzara. Oya tugende nanyo. Kurya ndabikunda. Inkoko. Inkoko. Niki? Barashyira agaciro usigakira. Umuhugu wakiya ukigira ngaho. Kujya mukatuzuka gutera nk'igitunguru kaza. Dayo kabyibuha. Ahubwo tugende. Ugitambuka mu muhanda. Wa mugore wa James. Abantu bose bakabibona. Uburyo umva. Ese ntabwo wambonye? Nakubonye. Nyuma yo kumbona. Ese wagira ngo mbigenze. Gira bigenze ute? Ku buryo ninjira ntuze kunsuhuza bazo ko nibe ku kazi ko kagenze mikeya nyine nk'abandi bagabo. Ibyo byari ibya mbere rega ukwezi kwa buki kwararaje. Ibyo ngibyo ni ukugira umuntu akora ibyo ashoboye ibindi kubyimenyera. Ukano kanya na cyane mu rwanda. No, urukundo turarukeneye ariko se none se wagira ngo mbigenze ne? Nishire nyine unyereka kunyishimiye kuba ntashye suhuze. Ase si wawe karibura yiborana. Karibura yiborana uza wisange nyine. Ibyo gusa. Karibura yiborana. Ibyo mutakaribu. Uza wisange hano ni wawe. Nese wagira ngo tubwiye karibura. Tukwiteho gute? Ntakeya zawe nizeye kwira. Ese shira ugira ngo umuntu akora iki? Ngiye nta kintu mba nakoze. Ngiye nakubwira ngo genda ukubure, genda ukorope, genda ujye guteka. Nari nakubwira ngo ujye guteka. Byose ndabikora ariko ubugira ngo tubwiye ko yazimeze zite. Ubyo nibyo bikwita ke. Guteka ukoropa no kumeza. Ibyo sinabwo njye nabyikorera. Njye umusore nabyo nikorera. Cyangwa abakozi ntibahari. Donc nshaka umukozi azajya abikora noneho umike ya. Noneho uzajya ubyikorera. Njyewe nyuma yo kuva guhiga ibyo kurya n'imibereho nze uzajya ubyikorera. Yese ngiye wanzaniye iki? Ariko ngiye muransetsa. Ubu ngubu se tuvuge kumenya hano uri gukura imyenda uri bwambare ukamenya ngo uragenda uyanduze ukayigaruka ukamenya kwishyira. Kugenda ara mu gikoni ugafata ibyo kurya ukazwicara ku meza ukarya warangiza ukajyana isahani byakunaniye. Njye mu gikoni. Niba wumva udashonje ubyumve. Sheri. Niba wumva udashonje ubyihorere. Kujya kuzana ntago za aya masana ba ibikombe ntago zaho biba igikoni kirahari yari umukeneye kubyo kubyizana
nibaze makuru y'iminsi Burere ushobora kumva ukuntu sigaye numva nari umugabo kandi ndi umuntu w'umugabo cyore hari ibyo ndusha abandi mbarusha ngo urugo ariko urwo rugo rumeze nk'aho ari ikuzimu bajya bavuga ngo umugore ni umutima w'urugo ariko menya iwanjye ari igisasu cy'urugo nzaza ngasanga ino nzu yaturitse tekereza ko nshobora gutaha nkajya mu gikoni kwigaburira nkajya mu cyumba ngasanga kidashashe bamenye nasigaye njyana ku kazi n'ibyo yifurira ariko ahita njyanagurira ibyo simbyanze wenda umugore n'umugabo barafashanya aho se James ubu koko wagakwiye kumpamagara umbwira ibibazo byawe muri uru rugo ese umbwira ngo iki wantakarije igihe rwose utemure reka nkubwire baca umugani mu kinyarwanda ngo wirukana umugore ubugwa n'igufa ukaza n'urimira mu nda uzi inshuro twicaye tuganira ibibazo byo mu rugo iwawe kugira inama udashobora kunyumva bwati nubwo Jessica ari umugore ufuha ariko ni umugore ufuhira umugabo kuko amukunda kandi ufite gahunda yo kubaka wabonye za makobwa Jessica nawe reka byari bikabije natindaga gutaha bikaba ikibazo mbese yagiye bigira ibintu birebire anshinja abakobwa nanajyamo ni n'abatumye mbajyamo aho utagira ate ariko James ko tuziranye uririrwa ubeshya ngo utajyamo wowe ubwawe uzi udukobwa twose abaga urimo ngaho uyu se wamuzanye utabana na watangiye kumutereza utabana na Jessica ntabwo nakijurwa rwose cyakoza shikama nyine urwumve ni baba urweshe igishara rusoma ntabwo ushobora kubyumva ku buryo nshobora kumubwira ngo ntudahinduka akahita ambwira ngo nimba ari uko ushaka kubikora ngo reka nigendere ngo urabizi ko mfite abagabo benshi baba banyeneye ngo kandi ngo barakurusha ngo mu amafaranga ubundi zo wamusanze musanze imihanda none se nyine reka nkubwire James uriya mugore sinzi n'ikintu wamukundi kiza cyawirukanye umugore umutima umugore ushoboye kubaka uzanye shitani mu nzu umuntu muriye ku muhanda uribuka amajoro yose twagiye twicara tuganira umbwira ati Jessica nubwo afuha ariko ni umugore wo kubaka ariko ntabwo wigeze ubyumva so ihangane rero ubwishigisha ararusoma ubyumva ubifiringe ikibazo na Jessica kumugarura ntabwo bigishoboye Jessica yashatswe n'umuzungu ntabyo waruzi ese kumbi niyo mpamvu njya mpamagara bakambwira ko nta mayinite ahagije mfitemo none ubu ngubu bafashwe neza bana bimwe byawirirwaga umucenyi umutesha umutwe rwaserera inama za buri munota James ugira inama n'ubundi kuva kera twamye tubana dusangira duhana ibitekerezo niba ushaka kuba umugabo muri ubu buzima muri iyi si dutuyemo umugabo nyamugabo uhamye ku cyo yavuze ahagarare ku ijambo umugabo n'utanga isezerano akarisoza uribuka Jessica umutereta amagambo wamubwiraga yaza kuba warayubereje uyu munsi ntabwo uba umeze gutya kandi ikindi aya maso yawe sharashurashura shawa James yafate niba uri buyanagoremo niba uriya yafashe ugashaka icyo yacoraho
ariko byibuza uhindure strategy y'imibereho. Menye ngo ndi umugabo nkeneye kugira famille. Ubu se wenda ugize amahirwe Jessica agiyemo nta mwana mwari bwabyarana. Ubu se Madonna we nimubyarana umwana n'icyo azaba kuri. Menya ko ugomba kuba umugabo nyamugabo uhamye uzi ngo nkwiye kubaho gutya ubuzima bwanjye ngomba kubutwara gutya. Ibi ni ibihano ndi gucamo yenza kubimenya mu muryango wanjye. Ugiye se Madonna? uzi ko n'umwana nta muntu ujya umubaza ngo agiye he ntatswe ngewe utari umwana watinye ukambaza ngo ngiye he. Ariko kuba mujije ahantu ugiye numva nta kibazo kibirimo. Urugero ntabwo ari ngombwa kubimbaza. Uburyo usohoka gusa utaramenyesheje umuntu ahantu ugiye uba ugize ikibazo. Ibyo ntabwo bikureba. Ntabwo bindeba. Uragaruka ryari se sheri wanjye nkunda? Niba Imana igukunda uraza kubona ngarutse. Okay. Mbwira se ko ushaka kumenya ahantu ngiye. Reba hano. Uyu nguyu niwe ngiye kureba. Niba basigaye bakora batagiye gucengana. James, reka nkubwire rero James. Nta rugo ufite. Abanyarwanda bavuze ukuri ngo wirukana umugore ugugu nigufwa ukazana urimira nta rugo ufite uyu waremera bungure. Hama hamwe urwishigisha rusoma rwose. Hama hamwe umwe byeri n'undi no handi hawe. Ntabyo nakugeraga mu inama n'ubundi.